Yes, turi kumwe n'umuyobozi ni Perezida wa Nyanza FC. Mbere na mbere felicitation Perezida. Garanese. Urakoze cyane. Yego. Hanyuma Inyanza mubonye intsinzi ikomeye ibitego 3-2 mufite ikarita y'umutuku mwatsinzwe 2-1 mwabonye ikarita y'umutuku mwatsinzwe 2-1 muva inyuma murabyishyura mubasha kubona intsinzi ibitego 3 ni intsinzi mwakiriye gute? Ni intsinzi twakiranye ibyishimo kugira ngo nawe wabibonye abana bakinnye umupira kandi uri mu ishyaka kandi ntago bigize bacika intege ntago bacitse intege bakinnye umupira kuva ku munota wa mbere barabizi yuko ifirimbi ya nyuma ariyo irangiza umupira bakinnye mpaka ifirimbi ya nyuma ivuze. Hanyuma nkamwe nk'abayobozi uno munsi wa none ikipe ya Nyanza nekereza ko ari match ya 7 ikurikiranya mutsinze nyuma yo kuva inyuma ndabyibuka june ya 8 mwari abanyuma uyu munsi wa none nirihe banga ikipe ya Nyanza iri gukoresha cyane cyane ko bidasanzwe kuba mutsinda imikino 7 ikurikiranye mukaba umunsi mu mwanya wa 5? Nta banga rindi n'abana bakina umupira turimo turigisha umupira kugira ngo mwarabibonye twatangiye n'ikipe nshyashya abana batari bamenyana ariko aho bamaze kumenyanira byabanje kugorana kugira ngo bahuze umupira bari bawuze ariko kugira ngo bahuze umukino bibanza kugorana ariko aho bimaze gukemukira murabona yuko intsinzi irimo iboneka kandi n'amanota barimo barayabona n'umukino kandi barawutembereza umupira watembera mu kibuga. Ni motivation yahindutse wenda ukavuga ati ubwo turi gutsindwa cyane reka nongere akamotivation ni iki cyahindutse mu mutwe kugira ngo tubone Nyanza igaruka muri uru rwego? Oya nta motivation nta kintu gihari kidasanzwe nta motivation yindi idasanzwe bimo ko bayibonaga niko akundi ahubwo icyo nababwiye ni icyo ngicyo nuko ikipe yatangiranye itaziranye ariko nyuma uko imbaraga z'abatoza staff nziza komite nziza twakomeje kubaba hafi tugerageza kubabwira ntibacike intege kandi murabona yuko umusaruro urimo kuboneka. Abana rero gukina umupira no guhozaho kandi iyo ufite ikipe iri jene y'abana bakiri batoya ikigomba gukora cyonyine no kubaha icyizere umupira iyo ubahaye icyizere umupira barawukina kandi bakawukina neza. Perezida tugenda tunasoza ubona ko ikipe ya Nyanza muri uno mwaka yatanze abakinnyi benshi yaba mbere yuko shampiyona itangira na hagati muri shampiyona muri fazari hari abakinnyi turi kumva bagiye mu amakipe atandukanye za Mukura n'izindi niyo projet yawe yo kuba urekura abakinnyi cyangwa se niyihe mpamvu twakwita ko ikipe ya Nyanza turi kwibona ku isoko ry'igura n'igurisha cyane? Nibyo koko abakinnyi baraza dutoza abana bakiri batoya bamara kumenya gukina umupira iyo hari ushatse kugenda ntago dufata umwana ngo tumubuze kugenda. Amahirwe ikipe yacu amarembo arafunguye iyo umaze ubonye ikipe nziza ushobora kujyamo kugira ngo ubone amafaranga turi mu ishuri twe turigisha umupira ntago turatangira kuwukina icyo dukora ni ukubigisha umupira hanyuma iyo maze gukura bakajya gushaka andi makipe makuru nayo ni amahirwe ku bana kandi binabongerera motivation. Nkumva rero inshuro nyinshi nubwo baba bagiye ni intizanyo tuba twabatije mu gihe cya hafi cya vuba mu gihe tuzashaka kugira ngo ikipe tuyizamure muzabona bagaruka kandi bagaruka hano Nyanza n'abana ba hano Nyanza bahite bazamura ikipe bayivane mu cyiciro cya kabiri bayijyane mu cyambere. Icyo usorejeho abaturage ba Nyanza banyotewe icyiciro cya mbere kubiteganya ryari Perezida? Ntago nakubwira ngo ni none cyangwa nejo ariko mu ntego zacu dufite iyo ngiyo nayo irimo turashaka kugira ngo tubanze dushyiremo imbaraga ntago dushaka ikipe izajya mu cyiciro cya mbere ngo hanyuma yongere isubire inyuma turashaka gutegura by'igihe kirambye iyo dufite abakinnyi tubara kugira abakinnyi beza tukaba dufite n'ubushobozi ibyo byose tuzabikora kandi tuzabigeraho. Dusoreze kuri ambiance tubonye ku kibuga cya Nyanza nk'ubuyobozi bwa equipe ni ibintu mwafashe gute hanyuma munatubwire umufatanyabikorwa muri gukorana gute kuri uyu mwaka wa 2024-2025? Ambiance ku kibuga abaturage b'Inyanza bakunda umupira kandi mwabibonye ibyishimo ukuntu bari bishimye biriya ni byiza iyo abaturage bishimye burya n'imitekerereze nayo irahinduka igenda neza. Nkumva rero icyo twavuga kindi nuko bijyanye n'abaterankunga ubushobozi buhari uko bubonetse barabuduha kandi tukagerageza kubukoresha neza. Ni nayo mpamvu mubona
kugeza ubu ngubu ikipe ya Nyanza FC nta kibazo yari yagira guhera twatangira kugeza n'ubu ngubu. Akarere kabagenera ubushobozi bungana gute? Batugenera ubushobozi bitewe n'ubushobozi nabo bafite. Nta exact amount cyangwa se amafaranga runaka tubona ikipe nka za Gicumbi, za Nyagatare cyangwa se Sunrise, Muhanga ubona bari hejuru ya miliyoni 100. Mwebwe nka Nyanza gerageza utubwire ni range igana gute? Range ni hagati ya miliyoni 30 na 40. Zitunga ikipe ku buryo uri ku mwanya wa gatanu na? Yego. Urakoze cyane Perezida. Sawa urakoze.